aravuga ngo ku cyubahiro mfite nanjye nshyizeho oda, nshyizeho itegeko, ninjya ntambuka abagaragu bose b'ibwami muzajye mupfukama mwubarare mbanza ntambuke. hanyuma hari umugabo witwa Morodekayi, yarazi ko icyubahiro ari icy'Imana, yarazi ko nta wundi ukwiye guhabwa icyubahiro uretse Uwiteka Imana y'amahoro. aravuga ngo Imana iherutse kungaburira nari mburaye, aravuga ngo Imana indihiriye abana amashuri bakiga, Imana impaye agaciro nkaba ndi ibwami nubwo ndi kwiremba, niyo yonyine ikwiye kubararirwa. aravuga ngo njyewe ndi Umuyuda, ntabwo nzakora ikosa ryo kubararira umwana w'umuntu. yizerera mu ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. turabashuhuje nshuti bakunzi b'ibyiringiro by'Abera TV. amahoro y'Imana, Imana itanga iyabahe. tubashuhuje mu izina ryacu n'izina ry'umwami wacu Yesu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. ni ya nshuti yanyu cyangwa se wa mukunzi wanyu Gasigwa Jean de Dieu, ufatanyije namwe gucungurwa n'amaraso ya Kristo. turashima Imana ko iduhaye uyu mwanya mwiza ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana. turagushimiye Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana nziza, umurengezi w'ubugingo bwacu, se w'umwami wacu Yesu. tugushimiye ko waturinze guhera mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 12 cy'uturinze. ni imbaraga zawe, ni iby'igiciro cyinshi, nubihimbarizwe cyane. hanyuma turi mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. ijambo ryawe rituruta ubukuru kandi rirasengeye, ariko ndasenze ngo umuntu wese uryumva rimubere inkomezi, imwambutsa 2023 imwinjize muri 2024 mu mbaraga nshya z'Imana zidasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Esther. turasoma ibice byaho 4 duhereye ku murongo waho wa 12, hanyuma twumva ikintu Imana idushakaho. murakoze. nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esther. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esther ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'ubwami. kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka. aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. reka dusubiremo iyi be y'uyu murongo. aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. mwakire neza ijambo ry'Imana. hanyuma turashimira Imana ko hari ikintu gitumye dusigaza. mama, papa, musore, mukobwa, hari ikintu gitumye Imana igusigaje, ni ukugira ngo ugire umumaro. mu yandi magambo, ahantu uri cyangwa se aho hantu, iyo poromosiyo uyihawe kuri misiyo y'Imana, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki. mbibutse neza, iyi Imana iguciriye inzira ikagushyira ahantu runaka, ikagushyira kuba umuyobozi w'icyo kigo, ikaguha gushumba iryo torero, ni ukugira ngo ube umumaro. iyo bikunaniye kuba uw'umumaro, Imana irakwimura igashyiraho undi muntu ukeneye kugira umumaro mu murimo w'Imana. tuvuge ngo amen.
hanyuma ndashaka kuvuga kuri iri jambo mu minota itari myinshi, ariko narihaye intego ivuga ngo ikintu gitumye Imana igusigaza ukaba ushoje uyu mwaka utaragiye nk'abandi, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Imana igukeneyeho umumaro wawe. Hanyuma uyu ni umugabo Bibiliya ivuze witwa Morodekayi, hakavugwa n'uyu mukobwa witwa Esiteri, hakavugwamo n'umugabo witwa Hamani, n'undi mwami witwa Ahasuwerusi. Uyu mwami witwa Ahasuwerusi Bibiliya ivuga ko yari ayoboye ibihugu 127, hanyuma aza gukuza uyu mugabo witwa Hamani. Amateka avuga ko uyu Hamani yari umwagaji, yacitse ku icumu rya Sawuli igihe Imana yabwiye Samweli ikamubwira ngo nibutse inabi Abameleki bagiriye ubwoko bwanjye bw'Abayuda ubwo bahagurukaga bava muri Egiputa. Abameleki barabatangiye babagirira nabi. Iyo usomye Bibiliya neza usanga ko iki gihe Abameleki batera ubwoko bw'Abisiraheli, Imana yabujije Mose kubarwanya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni Imana ihora inzigo. Ibintu byose uri kubikora Imana irabizi. Hanyuma ngo Imana yimika Sawuli, misiyo ya mbere yamuhaye iramubwira ngo nge ndi Uwiteka, nibutse inabi, haleluya, nibutse inabi Abameleki bagiriye ubwoko bwanjye buri kuva muri Egiputa. Kubw'ibyo ngibyo nzamaraho kwibukwa kw'Abameleki. Imana ihamagara Sawuli iramubwira ngo ntugende urimbure uhereye ku mwami ukageza ku bana batoya, nugera mu matungo urimbure. Uyu mugabo witwa Sawuli abikora mu bwenge bwe, aza gushyiramo impuhwe arokora umwami witwa Agagi. Hanyuma iyo usomye uyu muhungu akomoka ibwami, uyu witwa Hamani aza gucika ari umusore, acikira muri ibi bihugu by'umwami Ahasuwerusi ngo agereyo atona ku mwami, ariko yimukanye uburakari afitiye Abayuda ngo aba ibwami. Noneho agira umugisha, Bibiliya avuze ngo atona ku mwami. Poromosiyo yose ije umwami akazamura Hamani, poromosiyo yaza Hamani akazamuka. Hanyuma ngo abizamukiremo ntiyabyubahamo Imana, yumva gukomerwa amashyi ntabwo bihagije kuri we, yumva kunyura kuri tapi y'umutuku ntabwo bihagije kuri we, ahubwo ashyiraho itegeko. Aravuga ngo kubera icyubahiro mfite, yari umukuru, yari nka minisitiri w'intebe muri iki gihe. Aravuga ngo ku cyubahiro mfite nanjye nshyizeho oda, nshyizeho itegeko, ninjya ntambuka abagaragu bose b'ibwami muzajye mupfukama mwubarare mbanza ntambuke. Hanyuma hari umugabo witwa Morodekayi, yarazi ko icyubahiro ari icy'Imana, yarazi ko nta wundi ukwiye guhabwa icyubahiro uretse Uwiteka Imana y'amahoro. Aravuga ngo Imana iherutse kungaburira nari mburaye, aravuga ngo Imana indihiriye abana amashuri bakiga, Imana impaye agaciro nkaba ndi ibwami nubwo ndi kwiremba, niyo yonyine ikwiye kubararirwa. Aravuga ngo njyewe ndi Umuyuda, ntabwo nzakora ikosa ryo kubararira umwana w'umuntu. Yizerera mu ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Rivuga ngo iyo umwuka we umuvuyemo asubira mu gitaka cye, ngo imigambi ye ibirangiye rwose cyangwa ibishize. Noneho abandi bakubarara, Morodekayi agahagarara
ibi bintu biza kumenywa n'umugabo witwa Hamani ngo biramubabaza cyane, afata icyemezo ajya mu bapfumu. Reka nkubwire mwene data, nubwo bakuraguriza ariko uri ahantu Imana igushaka, ndagira ngo mpanurire ubugingo bwawe, nkubwire ngo ntacyo uzaba. Tewa waherutse kuririmba aravuga ngo bazaruhira ubusa, ngo kubera ko bazagusiga uhagaze. Tuvuge ngo amina. Hanyuma uyu mugabo ngo atangira mu kwezi kwa mbere kwitwaga Nisani, kandi ngo umwami Ahasuwerusi yari amaze imyaka 12 ari ku ngoma. Ngo Hamani afata gahunda ajya guteza inzuzi, araguriza abayuda ngo agereyo mu kwezi kwa mbere, ngo ateze inzuzi zitwa Puri. Araraguza ukwa mbere, araguza mu kwa kabiri, araguza mu kwa gatatu, ngo ageze mu kwezi kwa 12 kwitwaga Adari, ngo ashaka uburyo arica abayuda. Ariko reka ngo uhumurize, mu gihe cyose uri mu cyerekezo Imana igushakaho, nta kintu uzaba mama, nta kintu uzaba papa. Wowe gumana n'Imana gusa, komeza ubane n'Imana, Imana izakuyobora amahoro. Niko umuririmbyi yaririmbye. Hanyuma ngo amaze kuraguza, abapfumu baramushuka, baramubwira ngo Hamani genda ujye ibwami. Bamugira inama itari nziza, ngo ajya kureba umwami Ahasuwerusi, ngo amugere imbere, aramubwira ngo nyakubahwa mwami, wampaye poromosiyo, wangize umunyacyubahiro, kandi urabizi tubanye neza. Aramubwira ngo none muri ibi bihugu byawe 127 harimo ubwoko bw'abayuda, haleluya, butatanye. Arabasebya. Reka nkubwire nshuti yanjye, umunyu wo mu matwi ukora cyane kuruta uwo mu nkono. Ngo arabacerereza cyane, aravanga ubu bwoko butataniye mu bihugu byawe, kandi none wicyitonderwa, ntabwo bwubaha amategeko yawe. Amahame bagenderaho atandukanye n'amahame yawe. Arababwira ngo none mwami, njyewe mfite ifeza, mfite n'itarano, inzovu, none ndakwinginze ndabiha abantu bawe babishyire mu bubiko bw'ibwami. Ariko reka nkutangarize nshuti y'umusaraba, nubwo hari ibiguzi batanga, ariko Imana yacu ni Imana y'amahoro. Hari umuririmbyi waririmbye aravanga Imana izi kurinda, nubyibuka mu burwayi ntago wayibonye, ariko yarahabaye urakira. Nubyibuka mu nzara ntago wayibonye, ariko yaragabuye urarya. Haleluya. Ni Imana iboneka mu byago no mu makuba, ni Imana itazabura kurengera abantu bayo. Hanyuma ngo umwami arabyumva, arangije aramubwira ngo Hamani, kubera ko uri umwijegwa wanjye, ntabwo ari ngombwa bino biguzi, ahubwo wowe nta kibazo, njyewe nkwambitse impeta. Tuvuge ngo amina. Ngo mwambike impeta, amuhereza ububasha, amuhereza ubutware. Aramubwira ngo ndabaguhaye, dore ikimenyetso. Amuhereza kashe, aramubwira ngo ngaho genda ubagenza uko ushaka Hamani. Noneho ngo Hamani atanjandika inzandiko, ariko nubwo banditse inzandiko, Imana yiteguye kukurengera. Ngo yandika inzandiko zitangaza ko abayuda bagomba gupfa, nta kabuza bagomba gupfa. Ariko ngo Morodekayi abyumve, Bibiliya ivuze ngo ashishimura imyambaro, ngo yambara ibigunira, yinjira mu mwuka wo gusenga, yinjira mu mwuka wo gushaka Imana, yinjira mu mwuka wo guhendahenda Imana. Arangije ngo ajya ku marembo y'ibwami, ngo ababwira uyu Esiteri yari abereye nyirarume, ngo baramubwira ngo Morodekayi yambaye ibigunira, ari mu marembo y'ibwami.
Esiteri ngo agira ngo ni imyambaro yamusaziyeho ngo amwoherereze imyambaro, ariko Moridekayi aramubwira ngo hoya, iyo myambaro yigumanire, nzi ukuntu nahamagawe, nzi ikibazo cyanjye, nzi umusonga wanjye, nzi bingoye, iyi myenda yawe yigumane. Ngo Esiteri atuma Hataki aramubwira ngo umva, genda undebere marume umumbwirire akubwira ikibazo afite. Hanyuma ngo uyu Hataki aza kureba Moridekayi aramubaza ngo ufite iyihe mpamvu. Moridekayi aramubwira ngo umva, impamvu irahari, ubwoko bwacu bwaguzwe, wa mugome witwa Hamani yabuguze ngo abwice, none nawe uriturije. Ngo Hataki abibwira Esiteri. Esiteri aramubwira ngo umva, reka nganire nawe Moridekayi we, urabizi neza ukuntu ibintu bimeze, nubwo uri kunsaba kuba hakirwa imbere y'umwami, urabizi neza hariho itegeko ry'uko umuntu wese utinjira ibwami akajya mu rugo rw'ikambere umwami atamuhamagaye, hariho itegeko rimwe, agomba kwicwa nta kabuza, kereka umwami atunze inkoni, bisobanurwa ngo ntakire. Hanyuma Moridekayi, Esiteri abwira Moridekayi, aramubwira ngo kandi njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagara, ntabonana n'umwami, none uragira ngo mbigenze ne Moridekayi? Haleluya, Mana ishimwe. Hanyuma Moridekayi asubiza Esiteri jambo twasomye, aramubwira ngo umva nkubwire Esiteri, umva nkubwire mwamikazi, we kwibwira yuko ari wowe uzakira mu Bayuda bose, we kwibwira yuko ari wowe utabawe mu Bayuda bose, kubera kuri gucururiza mu mujyi, kubera kuri mu isoko Kimironko, kubera ko ushumbye itorero, kubera ko uri mu biro runaka. Oya, we kwibwira yuko ari wowe uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'ibwami. Oya, bye kugutera kumva ko ari wowe uzakira mu Bayuda bose. Wow, umva, ntabwo ari wowe. Aramubwira ngo aharaho ntabwo ari wowe uzakira, kuko ufite titire runaka. Ntabwo ari wowe papa uzakira, kubera ko ufite vewiti runaka. Aharawe icyakwimitse ngo ube umwamikazi, hari ikintu cyatumye Imana igushyira muri iyo biro, hari ikintu cyatumye Imana ituma usumba itorero, hari ikintu cyatumye Imana ikwimika papa, hari icyatumye Imana ikwimika mama, hari ikintu cyatumye Imana igukorera byo. Aharaho icyatumye Imana ikwimika ngo ube umwamikazi. Haleluya, byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Umva, reka nkubwire, aho hantu uri uhari kuri misiyo y'Imana, aho hantu uri gukorera uhari kuri misiyo y'Imana, aho hantu uri gucururiza uhari kuri misiyo y'Imana. Nawe dore reba guhera mu kwa mbere bagushyize muri icyo kigo, ariko urimo urarenganya imfubyi n'inkunga zabo ukazinyereza. Ariko reka nkubwire ngo ikintu gitumye uri umuyobozi aho ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Hari ikintu Imana cyatumye ikwimika papa, hari ikintu cyatumye Imana igusigaza, ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Moridekayi aramuhamiriza, aramutangariza, aramubwira ngo kandi ubimenye. Haleluya, kandi ubimenye, ntabwo ubutabazi bwacu buri kuri wowe gusa, ntabwo ubutabazi bwacu bubonewe kuri wowe gusa. Nawe wakwicecekera ugaceceka rwose,
wari ufite uburyo bwo kuturengera nawe wakwicecekera ntugire ikintu ukora nawe wakwicecekera ibyo bintu ukagomya ukabyirengagiza nta kizabuza haleluya nta kizabuza abayuda gutabarwa umva reka nkubwire papa hari ubutabazi buturutse ku Mana naho wakwicecekera ukabireka nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so muzarimbuka turashimira Imana ko nta muntu kamara ku Mana ahubwo uko Imana yabigennye niko bizaba nuko yabigambiriye niko bizasohora narindi kuguhanurira nkubwira ngo hari ikintu gitumye uri muri korari yawe hari ikintu gitumye Imana igushizaho nukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki nukugira ngo ugire umumaro muri uyu mwaka nukugira ngo ugire umumaro muri uriya mwaka nutabikora neza ndaguhanurira ndi mu mbaraga z'Imana Imana izagukuraho ishyireho abandi Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana y'amahoro ikomeze ibahaza ibyiza Imana y'amahoro ibahaza umunezero Imana y'amahoro ibahaza ibyishimo byari umukozi w'Imana Gasigwa Jean Dodier Imana ikomeze yamamare Imana ikomeze iduhana umugisha murakoze cyane amen amen amen